Ndabasuhuje nanone abadukurikira kuri wa murongo wanyu ari ndetse ari nawe wacu witwa Professor Muhigi Entertainment. Aka kanya rero nge mwumva ni wa muhungu wanyu Professor Muhigi. Iyi nzu rero iyi mubona ni inzu ifite icyangombwa cyaho cya burundu kandi iri ahantu heza mu miturire. Iyi nzu ntabwo ihenze kuko iri ku mafaranga miliyoni 8 zonyine. Ifite icyangombwa cya burundu kandi ni inzu ikoze neza, irapavomye, irimo irange, ifite ibyumba 3 na salo ndetse kandi inafite na douche mu nzu. Ni inzu rero rwose ubona umuriro uri muri akamashanyarazi araka murabibona. Inzu iri ahantu heza, iri mu kibanza gifite metero 20 kuri 12. Reka tuyegere neza rero turebe uko imeze. Ni inzu rwose iri ahantu heza, gahunda ni ya yindi yo gutura ahantu heza kandi hadahenze. Inzu ngiyi murayibona, ni inzu rwose ikomeye, amashanyarazi ngaya, itara rimuri raka murabibona. Inzu iri ku muhanda, inzu nziza cyane rwose. Reka twinjire mu nzu niho turebe uko nayo imeze. Inzu ngiyi inzira kinze ni inzu ikoze uhita ugura ugahita uyijyamo ugahita utura nta kindi wongeyeho. Inzu ngiyi twinjiye mu nzu, tujye no mu gikari cyayo turebe. Izi ni annexe zo mu gikari. Aha hari douche na toilette. Izi ni annexe zo mu gikari. Iki aha ni mu gikari hayo, ubona ko ari inzu rwose igaragara neza ahantu hose, ifite annexe ikagira ndetse n'imbuga mu gikari. Aha hose mushobora kuba yashyira ibindi bikorwa. Iyi nzu rero iri ku mafaranga make ya miliyoni 8, ifite icyangombwa, ikoze neza, irimo n'irange, ifite umuriro w'amashanyarazi kandi iri ahantu heza. Gahunda ni yindi ni ukubatuza ahantu heza kandi hadahenze. Nawe waza ukigurira rero kandi kuri makeya. Murakoze cyane, ni wa muhungu wanyu Professor Muhigi, naho ubutaha.